yewe n'umuntu ngo kugira ngo ubone ko umuntu w'inyamasheke akunda ifaranga ngo nuko umucunga ngo niyo yaba yaguye muri kopo ukubita igiceri hasi ngo kugira ngo bamenye ko byarangiye ngo nuko ukubita igiceri hasi. Amafaranga murayakunda koko? Amafaranga ntawe utayakunda, ariko nanone iyo kuvuga ngo wakubita igiceri hasi ngo niyo umuntu yabagiye muri koma aho ngaho bashyizemo ibikabyo. Ariko nanone amafaranga urebye niyo ya mbere, ibyo dukora byose niyo abaturangaje imbere. Babikuyeho kuvuga ko umusore cyangwa umukobwa wo mu murenge wa Macuba mu karere ka Nyamasheke akunda ifaranga, mukeka byaravuye hagana he? Impamvu Marcel babivuga gutyo ni ukubera yuko mu murenge wa Macuba abasore baho nta kazi k'umunyagara, akazi kose turakora kugira ngo twiteze imbere, tugakura amaboko mu mufuka. Nta kuntu wagura ipantaro nziza isobanutse nk'izi twambaye cyangwa inkweto utakoze. Ariko ndabyemeye ibyo mbwira. Njyewe ngubu nifitiye inka yanjye rwose mbasha kwijera neza nkayahirira, ubwo urumva ndi umusongarere ntago nakora mu bwatsi. Ariko kuba nkafata nyanjoro nkahira ngacuruza isambaza aho hose hatandukanye ni imbaraga, iyo ufite imbaraga byose ubigeraho. Iyo wigeneye nk'umushahara urebye ukurikije ibintu ukora buri munsi urambwiye uti nta kazi k'umunyagara ngaha nta kintu tudakora tukirwanaho tugashakisha uko twabona ifaranga. Njyewe urugero ndiho rwose kuvuga ngo akazi ko kwirirwa twirukanka siko sinagashobora, akazi ko hirya no hirya twarakanze ko kwirirwa ugenda ngo ugakorera 45,000 ku kwezi nta kintu byatumarira. Ibyiza uragenda ukigurira inka yawe ukaba hariya ukayahirira, ukagura ihene, ukagura inkwavu, ukagura icyo bita inkoko amagi iryo ni 5. Ibaze iyo ufite inkoko nka 15 usohora amagi yose, ayo nta mafaranga bayinjira ubu uri gukira. Niyo mpamvu twebwe rero dukora kugira ngo twibesheho kandi tunagira ubuzima bwiza. N'abakobwa binaha ngo muzi gukora. Nitwa Dativa, cururiza muri isoko rya Rugari, curuza imbuto, ibinyomoro, marakuja, ibijyanye n'ibyo byose na watermelon. Kuri iki gihe natangiye korona igitangira mu kwezi kwa 10 natangije 5,000. Gutya tuvugana mpagaze 350 kandi byose byavuye muri izo mbuto ncuruza, ndazinduka nkajya kurangura isaha ndacuruza niteje imbere. Nubwo numvaga wenda yanasara ibanza ari guhamagara abakiriya hari byo biteye. Nukubera kuvuga cyane niyo mpamvu wumva ijwi ritameze neza. Ijwi ko ryagiye nk'aho wagira ngo usoma kuri kakandi gahiye. Ntago ari izo mpamvu, ni ikibazo cyo mu gatuza wenda no kuvuga cyane. Nkunda kujya mu masoko menshi hirya no hino muri aka karere kacu. Nkunda gukoreshwa iji cyane mvugisha abaturage. Uhamagara abakiriya cyane. Cyo wambabara zugacishamo gake nkumva ukuntu hamagara nk'umukiriya ushaka urimo uracuruza iki? Kari ukiriya mfite imbuto nziza, mfite ibinyomoro, marakuja na watermelon nziza. Ko nuri hariya ntago yakumva. Ikibazo nuko yasaraye, ariko mu busanzwe tumuzeho nk'umuntu uzi kwataraga itabakiriya cyane. Urumva uyu mugenzi wawe arimo aravuga ati ni imbuto, ni ibintu by'ubushabitsi bya bindi bamwe hirya no hino bitubukarasi. Ubundi umukobwa wo mu murenge wa Macuba mu karere ka Nyamasheke arangwa n'iki? Murakoze Marcel, nkanjye urugero mu rwego rwo kwiteza imbere nitwa Sara. Nkanjye kubera ko ntuye ku kiyaga cya Kivu, nk'ubu nkanjye natangiye ncuruza isambaza, natangiriye ku murengo w'isambaza, ariko ubu ngubu aho ngereye ubu ngubu mfite uwanjye Muraga. Ubu nanjye nkoresha abashyana. Iyo uvuze Umuraga abantu batamenyereye byo kuroba bumva iki badamaze? Murakoze cyane, ubu nge mfite yanjye ikipe iroba nyirizina. Nge ndabahemba, nge ndi bosi wabo. Nge natangiriye ku murengo w'Indugu. Ubu ngeze ko. Sawa murakoze, nibyo dukora. Abantu batazi ibyo by'uburobyi kugira ngo ugire ikipe bigusaba gukora gute? Bigusaba kuba uri mu ntoki, bigusaba kuba wageze ku mafaranga angana nka gute? Nge nababwiye yuko nahereye ku murengo w'Indugu, umurengo ni Kagasahani, ngenda ngacuruza mu yindi mirenge runaka, ndangije noneho niteza imbere nkajya mbona amafaranga kubera ko nagiye ntembera n'ahandi nkazijyanayo. Ndinda ngera ku 100 ndenga kuri ako Gasahani k'Indugu, nkajya ndangura ibase yazo nazo nkazijyana he mu yindi mirenge. Ubu ngubu mfite yanjye kipe, ubu ngubu mpemba abakozi. Nzi kugashya cyane no koga ndabizi, ntacyo nashoboye. Ubu tutwenda batonagari ukahita winaga mu Kivu cyane, byose nahita mbishyira hasi nkinaga mu Kivu. Aha hantu banzi ifaranga ryo ku rubyiruko rihari rishaka kuba rihari. Turagerageza kubera ko nkanjye ubu ngubu ukumagaze mfite ingurube yanjye iyibwawe nyuma y'amezi 5 mbara nk'ibihumbi 180 niyo make nyuma y'amezi 5, kandi natangire ku nkoko nangira ku nkwavu ngenda nzamuka, none ubu ngubu amafaranga make shobora kuba afite
nkanjye urabona afite imyaka 22 ariko amafaranga make wenda wambara ni nk'ibihumbi nka 500. Urumva rero nageze mu yindi ntera. Turagerageza hano muri Macuba kabisa. Marcel rwose miliyoni nayo tuzakora tuyigereho, ariko ni ukugeza gace tuzageraho tuyigereho. N'akandi kazi dukora hano mu murenge wa Macuba. Nkanjye mfite ikipe yanjye ifite miliyoni 2, miliyoni yo twaranayirengeje rwose. Amafaranga nyirizina n'ayanjye kuko ninjye uhemba abakozi. Mpemba abakozi bandobera. Isoko rifite nta kibazo. Isoko ndarifite nta kibazo, nge muramo isambaza. Baza kundangurira kubera mfite ikipe. Aho ngaho ntabwo abeshya. No uvuga ngo ikipe ibigizwe n'abantu 12. Iyo kipe rero abagomba kwihemba, kandi uwo muntu wa mbere wahembwa nk'ibiro yenda nk'ibiro by'injanga, ibiro 8 ku munsi. Ibyo tubibaze mu mafaranga ashobora guhembwa 60 ku munsi. Iyo kipe ibigizwe n'amato 3, ikagirwa n'urusenga, ikagirwa n'amatara 4 n'ingashyi, kandi ku munsi abagomba guhemba abakozi ko baraye mu mazi buri gitondo barataha bakarya. Iyo bibaze mu mafaranga usanga n'izo miliyoni 2 usibye ko atabibaze neza zirarenga cyane. Ntabwo abeshyaho ngaho rwose miliyoni yarazirengeje. Ukwanga amafaranga rero ntabwo twicara ngo arizana, ahubwo turahaguruka tukagira ute tugakora. Nk'uyu nguyu aguhaye urugero ngo acuruza injanga zisambaza. Njyewe natangiye nkorera nkirangiza kwiga umwaka wa 6 segonderi, natangiye nkorera abandi ntangira ku bihumbi 20. Nza kureba nsanga bya bihumbi 20 nta kintu birangizaho. Ka kazi nakoraga ngira ntenda kareka, ya mafaranga nari ngezeho ntangira kuyakoresha indi mishinga, ngenda ngura inka, ejo igenda yunguka ngura inka, na miliyoni nyigeraho ndayirenze. Maze kubona uwo ukungana gutyo waregeje miliyoni. Narayirengeje cyane rwose, hano n'abantu bakubwira. Maze kuyirenza nibwo natangiye igikorwa cyo kugira uti ndavuga ati reka ngira indi ntambwe ngira ute ntera. Ubu ngubu maze kwiyubakira inzu yangira aho ngaho irengeje miliyoni, kandi ya miliyoni ntibutumye n'ubundi ndacyafite utundi dutungo ku ruhande hirya no hino. Imyaka ni ngahe? Ubu ngubu maze kugira imyaka 26. Iyo nzu ugiye kubaka ufite 26 uzayibanamo? Nzayizaniramo umugore tuyibanamo. Kutaramubona se? Mbona banje igikorwa cya mbere cyo kubaka, nimara kurangiza kubaka nzongera mfate n'ikindi gikorwa cyo gushaka umukobwa tuyibanamo. Wakwifata uyu nguyu ufite ikipe y'abarobyi. Murakoze Marcel, ibyo nabyo muvuga nibyo. Uyu nawe mufashe twagira ute twagira aho tugera, ariko ndi kubanza cya gikorwa cyanjye cyo kugira ute cyo kubaka. Nimara kucyusa nkirangije nibwo nzatangira mvuge ngo reka nje nare umukobwa tubana muri yanze. Amafaranga mu murenge wa Macuba mu karere ka Nyamasheke, murabyumva mwese abaduteze amatwi kuri Radio Rwanda mu kiganiro cy'urubyiruko Rwanda, niho duhagaze aka kanya. Birumvikana ko urubyiruko rurafite no kuyashaka, barabizi, baragusobanurira uburyo bayashaka, bakagira n'amahirwe y'uko baturiye muri metero nyinshi cyane ikiyaga cya Kivu. Birumvikana n'andi mahirwe bafite, ariko bikaba ngombwa ko bamenya kuyashaka batishakishije. Madamaze, kuba ufite uvuga uti jewe nahereye ku gasorori icuruza isambaza, hari abantu batajya babyumva uburyo wazicuruza ukagera kuri za miliyoni ukarenga ukaminuka. Isambaza ni ikintu kizana amafaranga ku muntu wagisizeho umwete. Njye nahereye ku gasorori bakita umurengo, nkajya njyana mu yindi mirenge runaka nkunguka cyane, njya ku ibase nabibasobanuriye. Ibase maze kuyigira njya kuri 2, ubwo ngenda ku bihumbi 500, mvuye ku bihumbi 500 ngira miliyoni. Ndangije kugira miliyoni, ikipe ndayishinga ya makeya. Ubu ngubu ikipe yanjye ikigeri ihagaze muri miliyoni 2. Kandi bigizwe n'abagabo, haba harimo n'abagabo. Kandi ibigizwe n'abagabo rwose bankorera kandi mpemba. Ubwo rero twiteje imbere nk'urubyiruko, ndacyafite imyaka mikeya, mfite imyaka 25 ndacyiteza imbere. Ariko wagiye uri umukobwa w'inyamasheke buri wagiye? Nagiye ndabyemera, ariko urufaranga rwanjye ndwibitseho. Uvuze uwo ntabwo ashobora no kubura umugabo, ahubwo nk'uriya mutipe birahita bicamo. Noneho aba bakobwa nibo ndabashakira abagabo mu cyayenge muri iki kiganiro cy'urubyiruko Rwanda. Ariko n'utarobye nawe amafaranga arayabona, yorora inka akabonaho amafaranga. Ariko inabanza ubworozi bw'inka banza bukunda, niba mbyumva neza, kuko buri wese aravuga agakomoza ku nka. Inka buri musore cyangwa umukobwa wese abagomba kuyitunga. Ni ngombwa kuyitunga kuko inaha tugira ibisambu binini bishobora kubonekamo ubwatsi, kandi tukabihingamo n'ubwatsi cyane. Nta muntu wabura gutunga inka atuye inaha, kuko si mu mujyi birenze ku buryo tutatunga inka. Ariko uko nkurikije ko nkureba warashatse urufite umugabo.
oya ngende umukobwa ko mwatinze se kandi bavugaga ngo Nyamasheke mushaka mukiri batoya mwese ko ndimo kubona mwaratinze ubundi bavuga ngo Nyamasheke mushaka mukiri batoya byagenze bite ntago bahita bagenda birukanka nta butunzi bari babona baba bashaka byibura niba ashatse asange umugabo ashatse nawe ari hejuru ya miliyoni nawe niba afite indi niko kwiteza imbere wumve ngo yaguze imodoka ariko namwe murabizi ko bajya bavuga ngo Nyamasheke urubyiruko mushaka mukiri batoya ibyo bintu namwe n'ubwa mbere mu byumvise ibyo bintu ariko si nabibi icyingenzi nuko ushaka ufite icyo ushakiyeho icyingenzi si uko ushaka ufite icyo ushakanye. Murakoze cyane Marcel, amazina yanjye nitwa Isaac Mushimiyimana nkaba nuye muri uyu murenge muri aka kagari ni muri uyu mudugudu wa Rwamiko. Niho wavukira? Niho navukiye muri Macyano ni quartier y'iwacu. Ibijyanye nuko wavuze ngo dukunda korora inka twa tugezeho aho bavuga ngo mushaka mukiri batoya kandi aho nabarije ahangaha mufite za miliyoni mwese mutarashaka abagore mutarashaka n'abagabo ndibaza habuze. Rega Marcel buriya abumwe gatukisha bose cyangwa inama araguka yarabakandaje. Oya ntago ari ibyo inama Marcel tujya kwa muganga tukamenya ko turi bazima twaza tukabanza tugashaka ifaranga twamara kuribona tukajya twajya mu by'abagore nyuma twaramaze kwiyubaka. Mushobora kuba mwaragiye mu yindi mirenge mukumva bashaka kiri batoya bagahita bafita ko mu karere kose dushaka turi batoya kandi uko ari ukubeye. Twebwe mu murenge wa Macuba icyambere ni ifaranga iby'abagore baza nyuma amafaranga amaze kuboneka. None se bya bindi bajyaga bavuga ngo abasaza b'inaha n'abakecuru bavuga bati urubyiruko rugiye kutumara amasake biriya bintu byaganishaga kuki byaje bite niba mudashaka mukiri bato byaje bite? Bira byari bya kera ndetse muri uyu murenge ntago byakunze kuhaba. Iyo tugeze mu murenge umwe baratubwira ngo ni ibyepfiyo muri Macuba none tugeze muri Macuba namwe murabyihakanye mu by'ukuri aho byakundaga kuba bikiriho byabaga mu iyo mirenge. Murakoze Marcel, ibyo bintu bigitangira kubaho byahereye mu murenge wa Karambi naho Macuba ni ukubeshya nyirizina byahereye Ikarambi niho icyo kintu cyabereye nabundi ni ukutubeshyera. Ubundi se byabaga bimeze gute? Ubundi byabaga bikorwa gute? Biza gucika gute? Byabaga bikorwa gute kuri icyo gihe bikiri? Murakoze Marcel, Ikarambi umusore waho yajyaga kubaza bakamubagira isake. Kujya kubaza niki? Kujya nko gusura umukobwa tubyita gufata irembo. Noneho yarangiza bamubagira isake akahagera nka gatatu. Noneho yarangiza uwo mukobwa akaba yanamubenga n'urugero cyangwa se akaba yagira ute akaba yajya kujya n'ahandi kurya inkoko ari umusore umwe. Wambwiye ko ufite imyaka 26 niba nibuka neza. Ni 5. Ari umukobwa wigeze kuganizaho muri uwo murenge ko byamubayeho yagize ingorane bikamubaho. Hari umukobwa twiganye imburabuturo nyirizina byabayeho umusore yahagiye inshuro 3 arya isake. Hose ariko arya isake. Hose arya isake arangije kujya kuri uwo mukobwa ngo ajya n'ahandi uwo mukobwa nyirizina twiganye yampawe ubuhamya. Uko ari kuvanga abasore binaha baba amasake aho ngaho hano ntabwo havuze. Ni muri Karambi. Nk'ubu mwanje ufite imyaka 23 ariko ibyo ngibyo mbyumva mu mateka urumva ni ibya kera nanjye mbyumva mu mateka nabyo nzi aho ngaho rero nge ntabwo nakubwira ngo abasore babaha amasake kuri iki gihe kuri ireva tugezeho ntabwo ibyo ngibyo bikibaho aho ngaho rwose abatuye bijya gucika se byacitse gute none nabyo niba abatwumva hakajya kuri Radio Rwanda niba barigeze kumva ko muri Nyamasheke umukobwa mbere kugira ngo banze kugira ngo abone umugabo agomba kubanza kubaga isake zigera nko kuri 3 cyangwa 4 bijya gucika byacitse gute nimwe mwabigizemo uruhare byagenze bite? Byo ngibyo kujya mu isake abasore ababikoraga nabi Karambi ariko muri Macuba nabyo kabisa ntago biherutse. Byacitse gute se ko muvuga ngo bikibaho byacitse gute uko mu iyo tuganiriye nabo byabagaho bikarambi batubwira ko baje gusanga ari umuco mubi aho babonaga ko hari umusore uba wifite gahunda yo kuza yirira agamije kureba ngo kwa runaka bo bateka neza cyangwa se kwa runaka baba bakize. Noneho nyuma zaho rero baje gusanga ari umuco mubi batangira kurwanya aribwo umusore umwe yashoboraga kugera mu rugo runaka bamutekera n'umuciri bashyiraho nako gafiriti k'ibirayi akumva ni ibintu binejeje nyuma z'uko bagize ute bamaze kubirwanya bya bintu bimaze gucika. Ubu amakuru twumva asanzwe nuko twumva ko nta kindi kibazo kiri Karambi cy'inkoko kuko mbere babyitaga ko ngo umusore utari y'inkoko kwa sebuko atagira ute atajyana umukobwa wawe ariko umunsi wa none abacu bo muri Macuba barajya gusabayo nitwumva ngo kwa runaka ngo baduhaye inkoko bazatubwira ngo batugabure bisanzwe kandi twagize ute twishimye twananyuze. Ariko urubyiruko rwo mu murenge wa Macuba nubundi tubitwarane muri rusange hari ingeso zitari nziza abantu bakuru bakomeje kunegura si mu murenge wa Macuba mvuga ndavuga n'ahandi hose muri rusange mu gihugu
abantu bakuru bakanegura bati urubyiruko rw'iki gihe ruratunaniye ntabwo bacyumvira ujya kujya gutyo ukabona atashye nyuma yawe kandi ari wowe mubyeyi wamubyaye ari wowe nyir'urugo tugasanga wanamubwira mbe ntabyakire neza ziriya ngeso aho zikiri abantu bakuru babyitwaremo bate n'urwo rubyiruko rwitwara gutyo ntabwo rero rwo kugaya uwaburiya aho biri inama twabagira ni ukubahiriza amasaha y'umubyeyi ntibibe ngombwa ko umubyeyi agutanga mu rugo ahubwo wowe ukamutanga mu rugo akaza gusanga mu rugo. Abasore bo kubera ko wenda nta kazi ka nimugoroba nko mu gikoni baba bari kujya gukora wenda nka 12:00 niho bataha, ariko umukobwa ahera 10:00 ari mu rugo ari gukora imirimo yo mu rugo kugira ngo nyine baze kuryama kare banafunguye. Hari n'indi mbico yo kuvuga ngo abajene b'iki gihe barasuzugura, ashobora kubona akaba ari mu rusengero yabona umuntu mukuru aje yinjiye agakomeza agahagarara ntabe yamuha umwanya. N'icyo kintu cyo ntabwo abantu bakuru bakivuga cyo aho cyaba kikiri si cyo kugawa cyo. Ibyo bintu byo kutubaha ni ibyo kugawa ahantu hose byaba biri nk'uko mu murenge wacu byacitse n'ahandi bigomba gucika mu gihugu cyose tukagira umuco kuko na kera hose umukecuru iyo yazaga asanga wicaye ntabwo yaburaga ahantu wicara warahagurukaga akicara. Bigomba kugumaho rero kuko ni umuco nyarwanda tugomba gusigasira umuco nyarwanda nk'urubyiruko twese hamwe tukaba ukuboko kumwe tugateza igihugu cyacu imbere kandi dusigasira n'umuco wacu. Ibyo avuga by'ukuri rero ngaho reba nk'aya myambarire y'aba bakobwa bakunda kuvuga bati imyambarire y'abakobwa b'iki gihe kandi ngo no mu cyaro yagezemo bati ni imyambarire idakwiye umukobwa w'u Rwanda. Nk'iriya myambarire iramutse ihari ku bakobwa bamwe na bamwe urayivuga iyi imyambarire y'abari abakobwa rwose muri maco bambona ntayo, ahubwo nyisanga nka hari iwanyu muri za Kigali niho usanga abakobwa biyambarira utujipo tugera hano ku ntuza. Muri maco rwose barambara bakikwiza usanga ijipo bayambara neza rwose ikagera ku marenge. Oya ntago mbishima rwose kuko twe tubibona nkaho ari ukwambara ubusa. Ariko namwe ngo abasore mwadukanye ibintu byo kuregeza amapantaro ngo ipantaro kagenda urwana nayo. Uribaza umusore wagiye agenda arwana n'ipantaro abazavamo umugabo nyamugabo buriya. Reka ntabwo yavamo umugabo nyamugabo. Mumufata mutiye mu mubonye mwagiye nk'inyamasheke ruguririya mukamubona wagiye ipantaro igenda itakara akurura arwana nayo azamura mumufata mute mwebwe hano mu murenge wa Twe tumva umufata yuko ari nk'umuntu wataye umuco munyarwanda kubera ko iyo nta muntu wo kugenda arwana n'ipantaro mu kuyizamura. Ese ubundi sinibaza ukuntu umuntu agenda arwana n'ipantaro wakaba ufite intumbero y'aho ugiye ukaza kurushywa no kugenda urwana n'ipantaro yizamura. Kuko wabibonye hano mu murenge wa Macuba ugereranyije umubare nyamwinshi uba wambaye wikwije nta kibazo rwose. Ibyo by'abasore bambara ibyo ngibyo twita ngo ni amapocket mu zindi ndimi z'amahanga usanga n'ubundi biba muri ba basore baba muri izo nce z'imijyi inaha mu cyaro wacu. Ubundi se waba wigurira agakoboyi kawe keza ukagura agakandara keza ka 3 ukagira igihe cyo kwirirwa ukambariye munsi y'ikibuno ntabwo ibyo byatubera inanga. Aho biba biri rero twe dufata nk'uko baba barataye umuco bakagendera mu bigezweho kandi bitagize utatari nk'umuco wacu nyarwanda. Ati babyita ngo nibigezweho kandi bitagezweho mu by'ukuri. Nagura cyane iyo tubabonye tugerageza kubakangura kuko nk'uyu nguyu mu murenge wa Macuba twasizeho akagoroba k'urubyiruko tubagira inama tukabaha umuco twababwira ati mujye mwambara neza mwikwize yamano bambaye bakikizwa aba ari ibintu byiza cyane. Tumengereye umugoroba w'umuryango ariko muti twazanye n'umugoroba hano muri Macuba urubyiruko ukorwa gute ukorwa nabande ugibwamo n'indi ukoresha. Twishyize hamwe nk'urubyiruko dutora abantu bagomba kutuyobora mu rubyiruko akagoroba ko mugoroba gatangira 9:00 akarangira 10:00 ni isaha imwe twasizeho tukigisha abantu bafite imitwarire mibi ku babyeyi no mu baturage hasigaye tukabagira inama. Hano hepfo mu kiyaga cya Kivu hari abantu bajya bavuga ngo haca ibintu rimwe na rimwe mu kinyarwanda bakunze kwita ngo ni magendo. Ibintu bidasoreye byitwa magendo. Rimwe na rimwe iyo mubibonye mukora iki nk'urubyiruko kugira ngo muhashye abo bantu mufashe ubuyobozi guhashya bene abo bantu bashaka kwambutsa ibintu bavanye mu baturanyi kandi bakabizana ku buryo butemewe. Mukora iki kugira ngo muhangane nabo cyangwa mufashe ubuyobozi? Abo ngabo iyo bazanye ibintu bya magendo ni ukubafata tukabajya babaho. Hari igihe baza rimwe na rimwe bagafatwa. Icyo gihe rero iyo bafashwe tubohereza inzego z'ubuyobozi cyangwa se
twababona tugatanga amakuru ku gihe. Tugira inzego z'umutekano, tugira abayobozi beza cyane, ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo ntaho bitaba, ariko iyo bibaye bikaba ngombwa ko tubashyikiriza inzego z'ibanze cyangwa zo hejuru kugira ngo ibyo bintu bikurikiranwe neza kandi akanahana. Rwose bigenda neza, abantu ntibabura bashaka gushyira igihugu mu byago, ariko bigenda neza rwose tugatangira amakuru ku gihe kandi vuba. Bene abo bantu bashaka kwambutsa ibintu bidasoreye babicishije mu mazi y'amazi kugira ngo bazamuke muri iyi misozi mbona, muri aya mayira ndimo mbona, urubyiruko rwo mu murenge wa Macuba mugira uruhe ruhare rufatika kugira ngo muhangane, mufashe ubuyobozi guhangana n'ibyo bintu nabo ba rushimusi nabo bagize bana. Muri bimwe mu byo nshinzwe kurwanya ibiyobyabwenge. Umukangurambaga w'urungano ni umuyobozi w'urungano ushinzwe guhugura urungano mu rwego rwo kurwanya ibiyobyabwenge, kwirinda inda zitateguwe, ibintu byose byashora urubyiruko mu ngeso mbi. Nibyo ngibyo mba nigisha kugira ngo tubirwanyirize hamwe nk'urubyiruko. Inda zitateguwe uzikomojeho, kandi buri cyo kintu nicyo cyorezo igihugu cyose kirimo kirwana nacyo. Iyo urebye mu mirenge yose tugenda dutemberamo, turashaka kwibaza mu murenge wa Macuba, iyo mubigisha nabo mwigisha kugira ngo mubabwire ngo nyaboneka nimwifate kugira ngo ejo bundi mutazavuna ababyeyi banyu kubera ko mwabyaye inda mutateganyirije. Nko kuva mu gitondo kugeza kuri aya masaha navuga ko maze kwigisha abantu bageze mu 10. Twaganiriye bihagije. Ese ubigisha ubicije mu zenzira? Ni ibiganiro mbaha. Inda zitateganijwe rwose zugarije igihugu cy'u Rwanda. Nicyo kintu cya mbere nibandaho. Kandi nk'uko bivuze yenda ngo ibiyobyabwenge, hari ijambo abanyarwanda n'abanyarwandakazi twamaze kwimakazamo, gutangira amakuru ku gihe. Ndizera nta musore cyangwa umukobwa uri ahangaha ushobora kubona ibiyobyabwenge bitambuka ngo abishyigikire. Noneho tugome kuri izo nda zitateganyijwe, urimo wowe uvuga uti nabihuguriyemo kugira ngo niyigishe bashiki banjye kugira ngo bazirinde. Uca iyihe nzira kugira ngo babyumve, ubone ko banabyumvise? Niba batanabyumva nabyo bitubwire icyo wafashwa kugira ngo babyumve ni kihe, bigenda gute, bibigisha gute? Ikintu cya mbere mbanza gukora, mbanza kwisanisha n'uwo ngiye kwigisha, nkabanza kumwereka ikibi cy'inda zitateganijwe. Mu by'ukuri nk'inda zitateganijwe yenda n'urubyiruko ruri ahangaha rushobora kuba rutabizi, inda zitateganijwe kugeza izi saha ntabwo wabyara inda itateganijwe ngo uzagira amahoro mu rugo. Hatangira kuzamo amakimbirane mu muryango, kandi ubuzima bwawe utangira kubaho nabi. Ntabwo ushobora kubaho neza watwaye inda itateganijwe. Ariko turacyuba mu mirenge imwe n'imwe bakirimo kuzibyara, n'aha duhagaze basanga hari umukobwa ukubwira ati nabyariye iwacu, kandi iteka ugasanga barakubwira ngo baracitswe, baratunguwe. Nawe ushobora kuba ubazi mu nshuti zawe bashobora kuba barabyariye iwabo. Barahari, ndabazi, bavuga ko nyine ari ibyago byabaye, ariko kubera impuguro zitandukanye tugenda duhabwa, bavuga ko iryo kosa ritazongera. Kugeza uyu munsi mu murenge wacu wa Macuba nta mukobwa ushobora gusanga yarabyariye iwabo inshuro ebyiri, ariko mu yindi mirenge bijya bibaho. Nk'uko ubu ucitswe bwa mbere ntabwo ushobora gucikwa nanone bwa kabiri, kuko hari isomo barakuyemo. Kandi bajya bavuga ngo wacitswe bwa mbere, ngo yibyaye bwa mbere, ngo ntajya reka kubyara bwa kabiri cyangwa bwa gatatu. Umukobwa wenda utari umwangavu w'imyaka 25 cyangwa 6 gutwara inda bishobora kumutungura bitewe nyirizina n'igihe ahagazemo, birashoboka cyane. Ariko yacikwa rimwe, ariko ntabwo yacikwa kabiri cyangwa gatatu, kuko hano i Macuba twebwe twarabihuguriwe cyane. Nk'uko uramukangurambaga bivuze, girirwa duhugura buri gihe. Ubu muri make muri Macuba byaracitse, nta mukobwa ugitwara inda itateganyijwe, kuko n'uwayitwaye yayitwaye rimwe, ntabwo yayitwaye kabiri. Nta bakobwa barimo bagiye babyarira iwabo gatatu ntawe. Ariko urumva n'iryo rimwe bwa mbere nuko yita gucikwa, barakubwira ko bikurura amakimbirane mu muryango iwabo, kuko azanye y'umwuzukuru iwabo nabo batari biteguye, kuruta uko wenda yari kumubyara ari uko bamushingiye. Urumva arabatunguye, agiye kuba ikibazo mu rugo. N'iryo rimwe byo gucikwa akubwira ko bimbucika byagenze bite? Gucikwa bibaho, ariko nanone iyo nyirizina amaze kubyara afata umwanzuro, yamara nta nubwo amakimbirane yabura mu muryango, kubera yuko abazanye umwana utateganyijwe cyangwa se batamukingiye abamubyaye mu bintu bitunguranye, ntabwo gucikwa byareka kubaho. Ni urugero, ushobora nko gucikwa bitewe n'ubuzima uhagazemo, ushobora nko kubura n'urugero amavuta yo kwisiga nk'abantu baba batiteganyirije. Ariko njye nababwiye yuko njye mfite ikipe yanjye, njye nababwiye ko mfite ikipe yanjye, ntabwo wowe ntawaguhanga. Nta muntu wampangara ajya kunshuka, mfite iyanjye kipe ya miliyoni 2, nta muntu wampangara. Murakoze cyane. Ariko se koko amavuta nayo kukugamburuza, umukobwa wiyubashye wo mu murenge wa Macuba yagombye kukugamburuza kugira ngo ugere ahantu umusore agushuka akagutera inda? Ntabwo byagakwiye kubaho. Nk'uko twabivuze guhera kare, urubyiruko tugomba gukura amaboko mu mufuka tugakora. Ibyo byatubereye isomo ku rubyiruko rwo muri Macuba.
bari bayigutera hoya ariko wenda n'ubu twava hano ukagira ibyago bakayigutera hoya kubera yuko dufite urubyiruko rw'ubukorerabushake nabo bakangurambaga babihuguriwe bahora baduhugura buri munsi. Niba ababyaye muri umurenge wa Macuba babyaye inshuro imwe byatubereye isomo, urubyiruko dukwiye kwiteza imbere, ntago twagakwiye kugendera kuri ibyo byabo bagiye bacikwa cyangwa se ngo batungurwe. Ariko ubundi umusore yagushuka ate ngo ujye kumusura utabizi kuri busuhasoke, wamuhakaniye agushukashuka ku buryo kugeze iwe mu rugo muri geto ye muri ndigenga ye urangariye he, wamuhakaniye burundu ukavuga uti sinza kugusura. Murakoze, nitwa Uwizeyimana Vestina. Nta kuntu umusore yagushuka ngo ujye kumusura kandi uzi ko hari bira kugiraho ingaruka, cyo gihe uramuhakana ukavuga ati ntabwo hari, nyine ugakomeza izawe nzira, umusore nyine nawe akabireka. None se bariya muhugura bababwira ko baziterewe wowe na mu mahoteli mu marogi bigenda bite? Si uko baba bagiye gusura abo basore hari bagira amazu yabo yayandi bigengaho? Ikintu cya mbere kibibatera ni ibishuko. Akenshi bikunze kugaragara ko ari ababakuriye babashuka uko yenda mbi. Ariko ubu washuka umukobwa w'imyaka 25 bigakunda? Ntabwo byashoboka ndi umusore, ahubwo bigaragara ko ari abagabo babashuka. Bigaragara ko ari abagabo babashuka. Abaye bagabo ariko namwe muri abagabo, namwe muri abagabo, namwe muri abasore b'abagabo, muri abasore b'abagabo. Turi abagabo ariko mushiki wawe akubwiye ngo yarashutswe, urabyemera? W'imyaka 24 ntabwo byashoboka ko bamushuka afite imyaka 25. Aho ngaho abahuye n'undi muntu bo bakabyumvikana, ahasigaye bakabikora bagashiduka yatwaye inda. Indangaha nta dukingirizo tuhaba? Turahaba cyane. None se mwagiye mudukoresha, abasore mwagiye mudukoresha aho kugira ngo ejo bundi mutanga buzukuru batari bakenewe mu miryango yanyu? N'udukingirizo ntekerezaho ko buriya abananiwe kwifata bashobora kudukoresha, ngewe akaba ariyo mpamvu mba ntabona n'abo bakobwa hirya no hino batwaye inda zitateganyijwe cyane nk'uko wenda mubibona hirya no hino. Cyangwa se kandi umusore akubwira ko aricyo ashinzwe mu muri Macuba, aricyo ashinzwe, ariko buriya mu buzima busanzwe hirya no hino tuba dutembera, tuba duhura naho, cyangwa se amakuru ya bamwe na bamwe hirya no hino natwe turayamenya. Uko byasa kose ngiye mbona bitari ku kigero gikabije inaha iwacu kabisa. N'uwo bibayeho Marcel aba yavuye nk'inanga wenda akajya i Kigali, kubera ko i Kigali urabizi nyine haba ibintu byinshi bitandukanye. Hari igihe ahura n'abatipe bawe nyine kuko baba bacanye ku maso bagahita bamutera inda muri urwo rwego. Ariko nawe uhageze wagombye guhita ucana ku maso. Ni ukuvuga ngo nyine urabona abaturutse inanga mu cyaro wenda abataramenyera ibintu by'umujyi, noneho yagera i Kigali bitewe n'uko wenda haba hari abantu bamurenzeho ugasanga baramushutse bamuteye inda muri urwo rwego. Ariko inanga muri Macuba twebwe abasore baho ntago twatera abakobwa inda muri urwo rwego. Iyo umaze kumva kukuze usaba ikibanza ukubaka, ubundi ukajya kuzana umugore wawe ukamutunga iwawe nta kibazo. Ikibanza ugihabwa nande? Ikibanza iyo mu rugo iwanyu mufite isambe ihagije ucyaka umubyeyi arakiguha, kandi iyo ntacyo urihigira ukakigeraho ntari. Uko tuba twarakoze buriya abantu benshi baba bafite n'ubushobozi bwo kuba babona n'ibyo bibanza batiriwe batega n'amaboko ababyeyi. Reka nk'abasore tugira n'ibimina tubamo, niyo mpamvu usanga dushobora kwiteza imbere mu buryo bwinshi butandukanye. Iyo uba mu kimina utanga amafaranga buri cyumweru, uba ufite ahantu sevinga, iyo ugiye kugura n'icyo kibanza birakorohera. Nk'ubu hari abasore nzi bagiye bagura ibibanza hari i Kigali kandi byaturutse mu bimina, ugasanga ari sevingira agahera ku 1000 ugasanga ageze mu 1500, bakagabana akagura inka akayiragiza gutyo, ugasanga afite inka 5 akajya. Hari abacuruza ibibanza hari muri Kimironko hari hejuru gata muri Zindiro, kandi bagiye baturuka ino ari ukubera gucuruza, gukura amaboko mu mufuka bagakora, ndetse no kugira no kuba mu bimina. Ibyo rwose twebwe iyo tubikoze neza tugiramo n'imbaraga nyinshi ku buryo n'umukobwa watera uko yabadeshya kose ahita kwemera nta bintu byinshi. Yeni naho mpera mvuga yuko buriya n'aba bakobwa n'izo nda bashobora kuba bazikura hirya no hino, kuko ntiwaba uri umusore ufite intumbero nk'izo ngizo ngo noneho wirirwe wirukanka muri ibyo ngibyo byo kwirukanka abakobwa kugeza naho uzagera aho batera inda zimeze nk'izo, kandi nawe ubona ingaruka zakwicira izo ntumbero zawe ufite ejo hazaza. Turi mu kiganiro cy'urubyiruko rw'u Rwanda. Uyu aka kanya duhagaze mu murenge wa Macuba, aha ni mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba, hafi neza ikiyaga cya Kivu. Bitewe n'uko ngewe nkunda kumva akazi ni kazi cyane, nanjye iyo ngize icyo nkora shyiramo imbaraga nkiteza imbere. Sigaye nanjye nkora, nanjye mfite icyo nagezeho. Nanjye nakoze Marcel, nari umuntu uciriritse, ariko ubu ngubu numvisha kazi ni kazi, maze kuyumva numva umuntu witeje imbere, nanjye nshaka uburyo ki nakiteza imbere, noraga koko
ubu naguze igare ndi umunyonzi hano mu isoko rya Rugari. Hari abantu bibaza urubyiruko rutunga radiyo buriya? Urubyiruko rutunga radiyo cyane. Wowe nanjye nigura akaradiyo rwose k'ibihumbi 7 ka Sonitec. Ngashyira mu nzu rwose aho kugira ngo umuriro uburemo. N'ibiryo nabibura kuko amakuru ya mu gitondo ngomba kuyumva ndetse na nimugoroba kugira ngo menye yuko igihugu kiri kuva aha kiri kujya kuko ikintu cya mbere ni amakuru. Turacyemera ngaho cyane. Ariko mu by'ukuri ujya kuyigura iyo Sonitec hari impamvu kugira ngo wikure ayo mafaranga nuko wari wibabaye iyo radiyo. Ni iki cyagusunikaga kugira ngo ujye kugura radiyo? Njyewe najyaga numva ibiganiro byiza biberaho ndi kuyivumba ku baturanyi, ariko nkumva kazi ni kazi, nkumva inkinamico zinyuraho, nkumva nanjye ubwanjye nayitunga. Ibyo byonyine birankurura, nkajya numva ashaka kubya menya ngo igihugu kijye, kuko ntago niyo watunze smartphone nahora na bando ngo ujye umenya ngo amakuru yavugiwe aha n'aha n'aya, ariko buriya amakuru radiyo Rwanda ni radiyo mere twubaha cyane kandi amakuru yose avugiraho tuyafata nk'ukuri. Niyo mpamvu njye nahisemo nkigura agasoniteke kanjye nkagatunga nkajyane ngafungura mu gitondo ndetse abana nimugoroba nkiyumvira nta kibazo. Ikintu cya mbere cyanteye kugura radiyo ni ikiganiro kazi ni kazi. Nk'ubu ngubu kazi ni kazi, ikintu cya mbere yanyigishije kwikorera ntateze amaboko ku babyeyi cyangwa se ku bavandimwe. Nk'ubu ngubu ncuruza inkoko nshobora kugenda nkajya aho bita ku mukungu nkarangura inkoko zanjye 10. Izo nkoko zanjye 10 mba nshobora kuvuga ati yenda nzitezeho 5 kubera ko ikiganiro kazi ni kazi. Reka wenda tuve kuri ingingo tujye, murabizi ko muri imyaka n'ubundi icyorezo cyitwa Covid cyageze ahantu hose, sinzi ko simpamya ko mu murenge wa Macuba mu karere ka Nyamasheke cyaba kitarahageze. Covid ndabona mwese mwambaye udupfukamunwa, bivuze ngo mwese murayizi. Covid kugeza ubu umuntu ikintu yabaza kwibaza, ubu ngubu barakubwira bati ikintu cya mbere ni ukwikingiza. Se mwarikigije buriya? Muri uyu murenge wacu wa Macuba ndakeka ko umubare hafi ya bose havuyemo abana bikingije. Kubera iki? Kubera ko batubwiraga ko kwikingiza ni uburyo bwa kabiri kugira ngo twirinde iki coronavirus. Kubera ko uburyo bwa mbere twabanje gukoresha bwari ubwo kwambara agapfukamunwa neza, ndetse n'abana bakiri batoya hari abarengeje imyaka 12 nabo barakingiwe kugira ngo babashe kugira kumenya kwirinda icyo cyorezo cya coronavirus. Hari abantu bazi ko Nyamasheke ari kure, inkingo zitahageze hari. Baratubeshyera rwose. Murakoze Marcel, nababwiye ko nitwa Sara, nkanjye n'urugero nikingije inkingo 3. Waranashimangiye? Narashimangiye rwose. Narashimangiye. Ubwo rero abantu batubeshyira ngo inkingo ntago zahageze ngo ni kure, baratubeshyira. Muri Nyamasheke umubare wose warikingije uretse abana bato bari munsi y'imyaka 12. Ariko tuzi abarimo bazanga ngo kubera ibyo basoma muri Bibiliya, ngo kubera aho basengera. Murabizi ibyo bintu mwaje mubyumva, n'ubuyobozi muratubwira buti turacyarwana n'abantu bamwe na bamwe bagifite imyumvire ituruka ku myemerere idahwitse. Bavuga bati jewe n'ikingiza ngo urukingo ngo ashara guhinduka ngo igisimba. Ugasanga haracyari bamwe no mu rubyiruko nicyo gitangaje. Ntabwo bibabaje kumva umusore waza kwikingiza yitwaje ngo ibyo ngo yasomye muri Bibiliya. Marcel, ibyo uvuga byo ni ukuri byabayeho, ariko bene abo bantu hamwe n'ubuyobozi bwiza dufite twarabigishije rwose, bagiye bijyana no kwikingiza nta n'ubakozeho. Akumva nkakanya akaba atarikingiza nawe afite ubwoba bwo kwikingiza. Twarabigishije, tumaze kubigisha barabyemera. Ubu nta muntu n'umwe udakingiye. Muri uwo murenge wa Macuba murabizi neza? Muri murenge wa Macuba turabizi neza. Nta hantu tutasanga bene abo bantu bananiranye. Mwebwe mwakoresheje iriya banga kugira ngo mube muvuga muti turakingiye, inkingo zose byibuze uko ari 2 turazifite. Nta witwaje ngo imyemerere, nta witwaje kuvuga ngo narwitera ngo bazahinduka ngo ururimi ruzuzura mu kanwa, cyangwa se ngo ibyahishuwe birahanuye birasohoye, ibintu nk'ibyo. Ibyo bintu hari abarimo kukumva akanya bo muri uyu murenge wanyu wa Macuba, bamubwira ngo icyo namubwira ko ibyo byose ari gutekereza ari ubusa. Icy'ingenzi cyo nuko yakegera abayobozi bakamukingira akagendera hamwe n'umurongo w'abandi. No muri Macuba birashoboka ko agihari winangiye avuga ati kubera ibyo soma, kubera ibyo nigishijwe, aramutse akumva. Hano muri Macuba nawe kuko umuntu abirebera mu nzego z'ibanze bagiye bakora amabarura atandukanye guhera ku rwego rw'isibo kugeza ku rwego rw'umurenge, basanga kabisa umuntu wese
ku rwego rw'umurenge rushimishije twarikingiye. Biratangaje ugasanga nk'umusore cyangwa umukobwa ni umwarimukazi arakubwira ati giye sinzikingiza nzajya nkomeza nkwepakwepane n'umurenge n'abakingira. Ntabwo Bibiliya imbwira ko ntagomba kuzikingiza muri iyi minsi, turi mu minsi ya nyuma. Akakubwira ibintu byinshi cyane by'ubuhanuzi. Bariya abantu barimo n'urubyiruko bangana namwe ni bagenzi banyu. Abo ngabo binangiye nta bakibaho kuko ubuyobozi bwacu bwagezeho oya twirabera muri Macuba gusa. Ubu turimo turabwira isi yose n'abanyarwanda muri rusange. Mbo isi yose ubuyobozi hose burimo, ahantu hose ujya nk'ubeje bunini nagiye i Kigali kugira ngo ubanze wurire imodoka ubanza kwerekana agapande, waba utakerekanye ugasubiraho ukabanza kujya kwikingiza. Ahantu hose rero, ahantu hose. Ariko hano muri Macuba mwigiramo uko mushaka. Oya, hano muri Macuba ntabwo twigiramo uko dushaka kuko ubuyobozi na hano kuba watambutse nuko wasanze bagiye, ariko hano utambuka umaze kukerekana gutya. Ubwo rero hano muri Macuba no mu karere ka Nyamasheke nta muntu n'umwe uri mu kwikingiza. Arashoboka wibihagararaho ko yaba hari ukikwepa kandi ajijutse akabata. Birashoboka nuko wenda nituganira n'ubuyobozi baraza kubitubwira wenda buriya ko hari abahari bagitinya akaba afite izo mpungenge ati ninjya kwikingiza ushobora kuzahura n'akaga bitewe n'ukuntu nemera mfite imyemerere yanjye mpagazeho kandi ntagomba kuzatezukaho Imana itazampana. Mu ruhande rw'urubyiruko dufite urubyiruko rw'abakorerabushake muri uyu murenge wacu wa Macuba. Rero twafatanyije n'ubuyobozi bw'ibanze ku rwego rw'urubyiruko. Nta rubyiruko dufite muri uyu murenge wacu wa Macuba, nta muntu dufite utari wikingiza. Aramutse ashaka kuba hari umwe wowe ukaba utabizi, utugari twose ntabwo tugendamo. Babaye bahari akakumva aka kanya wamubwira ngo iki? Akanyumva aka kanya icyo namushishikariza nk'uko nanjye nikingije, nubwo bumva ko nyine umuntu wikingije ngo azahinduka inyamaswa cyangwa akaba ikindi kintu, uyu munsi kuba narikingije ndacyari umuntu, ntabwo nigeze mba inyamaswa. Namushishikariza rero nawe kugenda akikingiza kubera ko twese turi amaboko. Murakoze cyane Marisere, kubera ko twebwe inahangaha mu murenge wacu Macuba twagerageje kubahugura n'abo bitwazaga imyemerere y'idini. Twababwiraga ko kuva na kera ibyorezo byahozeho, ariko igihugu gifite intumbero y'iterambere gikora ikintu cyose gishoboka kugira ngo kigire kibe cyagirira umuturage ave mu byari bimubangamiye. Ibyorezo rero na kera hose byahozeho, tubigisha ko nta kindi gikorwa buretse kugira ibyo byorezo iyo bije leta cyangwa se Minisiteri y'Ubuzima ifata ingamba zo kugira zo kubirwanya. Tukababwira ko rero mu ngamba zakoze zo kugira ngo harwanye icyorezo cya COVID, tubabwira ko harimo kugira gukingira abaturage. Tukabashishikariza tukabereka n'ingero z'abagize z'abakingiwe badafite ikibazo. Nk'ubu n'abasaza bamubwira ngo ujya gukingirwa bikamunezeza ati rwose amagara n'ayanjye, ati murakoze cyane kunyibutsa iki. Ariko ashobora kujyayo asize umukobwa wanze cyangwa umuhungu wanze uhora kwepana agakwepana n'abayobozi b'inzego z'ibanze, ntabwo yahabura, nta kuntu yahabura. Iyo aramutse abaye hari inama twamugira niyihe rero? Twamugira inama yo kugana ibigo nderabuzima bakamukingira, kubera ko igihe kizagera bimwe yakwepakwepaga asange niwe wagira gute wihombyaga yari arimo agira abangamira ubuzima bwe. Ubundi baranavuga bati ni ukugira ngo wowe utajya kwanduza abandi bikingije, kandi namwe ngira ngo nibyo mugenda mubabwira. Ndabeshya? Oya, ntago mubeshya Mariseri. Ibi bintu twe twarabyitabiriye, byabanje kubaho abantu bakabibigande, nabibabwiye nkuko unakomeje kubibabwira. Abo bantu babanje kubaho, ariko nyirizina nk'urubyiruko rw'abakorerabushake dufatanyije n'inzego z'ibanze twafashe ingamba turabigisha. Tumaze kubigisha barabyumvise cyane. Ubu ngubu nta rubyiruko na rumwe rutikingije kubera ko twabigishije, ariko byabanje kubaho. Ntago tubihakana, byabanje kubaho ariko twarabigishije. Ni kuri iki kiganiro cyiza nshuti bakunzi ba gahunda za Radio Rwanda tumaze kugirana n'urubyiruko rwo mu murenge wa Macuba, mbabwira ko ni mu karere ka Nyamasheke twari duhagaze aka kanya. Abakomeje kwita mu gahunda za Radio Rwanda ni munyemerere shimira urubyiruko rwo muri murenge wa Macuba mu karere ka Nyamasheke ku kiganiro cyiza baduhaye. Ni kuri izo nama, ni kuri ibyo bitekerezo byiza basorejeho iyi gahunda y'ikiganiro cy'urubyiruko rw'u Rwanda. Mbabwira ko jewe nitwa Marcel Rutagarama, urubyiruko rwo mu murenge wa Macuba ndabashimiye cyane. Mwakoze ku mwanya mwahaye Radio Rwanda n'abandi bose bakomeje kudutega amatwi, turabashimiye. Gahunda za Radio Rwanda zo ziracyakomeje. Ibihe byiza kuri mwese.